twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba IU Ubaka TV, igitabo cy'ubugingo umurungabangabo Congonisme Television. Reka dushime Imana cyane rero yongeye kwemera ko buno butumwa bukwira isi hose. Reka dushime Imana ishimye ko uyu mwanya twongera guhura, twongera guhuza, twongera guhuzwa nayo, twongera guhuzwa na byose na bose. Yes, turi abantu b'Imana, Imana ni iyacu, turi mu Mana n'Imana iri muri twe. Yego, ntago twebwe n'Imana turi umwe, ntago hagati nta rubibi rurimo, nta kintu kirimo kidutandukanya n'Imana, nta n'ikintu kirimo kiduhuza nayo, tukoze mu kintu kimwe, turi umwe. Iyo Mana rero niyo dukorera, natwe iradukorera. Imana ishimwe cyane rero. Uyu ni umunsi wa karindwi w'inyigisho zacu, ni umunsi w'umugisha, umunsi karindwi, umubare karindwi ngira ngo murabizi, usobanuye ikintu kinini cyane, usobanuye ikintu kinini, uvuze ikintu cyuzuye. Yes. Ubwo rero tugiye gukora inyigisho yitwa, Imana uyu munsi yashimye ko dukora ku nyigisho yitwa Black Ponwari Masque Bra. Kubera iki rero? Ponwari Masque Bra. Ibyo bishatse kuvuga ko ari nka kwa kundi bavuga ngo uyu ni umuzungu ku ruhu. Sibyo? Ponwari Masque Bra. Icyo kintu rero nicyo abantu bashaka, icyo nicyo kintu abantu bayobora isi, abantu bashaka kugenga isi, abantu bashaka ko tuba mu ruhande rutari urwacu, abantu bashaka ko dusenga Imana iri hanze yacu. Nibyo bashaka, ni umuntu bashaka. Ntago bashaka ko twe tuba abantu buzuye mu Mana cyangwa Imana yuzura muri twebwe. Nibyo bintu bashaka. Sibyo? Kubera iki rero babishaka gutyo? Kubera iki natwe turi kubigisha ko ibyo bintu atari ko dukwiye kuba, kuko Imana ntago ishima ko ari uko kuntu twakagombye kuba tumeze. Sibyo? Urungabangabo, icyo bita urungabangabo, abo bantu cyangwa abo, nicyo kintu, niho hantu bungukira, niho hantu bacururiza, niho hantu, iyo tumeze gutyo bo baba bari mu nyungu. Ni ukuvuga ngo iyo turi mu ntekerezo zitari izacu, intekerezo zitadukwiriye, intekerezo zidashimwa n'Imana, abo baba bari mu nyungu, baba bari mu nyungu zabo, baba bari kunezerwa. Sibyo? None se niba mubyumva neza, abasilamu, abakristo n'andi madini, sidusenga Imana imwe? Kuki iyo Mana sishyiraho amahame, igashyiraho imbibi, igashyiraho inkuta tutagomba kurenga, igashyiraho amananiza, igashyiraho amategeko, ni gute? Ni gute umudive asenga Imana imwe n'umugaturika, ariko umwe akumva ko icyumweru n'isabato ari ikibazo gikomeye? Ni gute umudive, umugaturika, umusilamu basenga Imana imwe, ariko hakazaho ayo mahame yo kuvuga ngo umunsi wa gatanu inyuma, umunsi w'icyumweru niwo munsi wo gusenga, abandi ngo umunsi w'isabato, twese kandi dusenga Imana imwe? Kubera iki? Ibyo ni ibintu tugiye gusobanukirwa. Ibyo rero nibyo tugiye gusobanukirwa. Ndagusabye, ndakwinginze, ntuve hano umucyo utakurasiye, kandi uwo mucyo nukugeraho nawe umurikishe, numara kukumurikira nawe umurikira abandi. Yego, nuko rero murakaza neza hano rero ku isoko y'ubumenyi bw'ukuri. Aha niho tugiye gusobanurirwa inyigisho za Bibiliya mu buryo bushya, tureba ibitabo byakuwe mu byanditswe, tugasesengura amateka y'ibyihishe, turayasobanura mu Kinyarwanda. Ni inkuru z'abakongo zisobanura uko Imana iba mu muntu. Turavumbura amateka y'ibitabo byera n'ibyakuwemo, amabanga y'amadini n'imiryango y'ibanga, ukuri kutavugwa n'abahanga mu mateka, ubumenyi bwa gakondo n'imigani y'abakongo. Niba ushaka gusobanukirwa Imana, amateka n'iby'isi mu buryo butabogamye, uri ahantu heza. Kwiyandikisha kuri iyi channel cyangwa kuri uyu muyoboro ni intambwe ya mbere yo gusohoka mu gihu cy'ubujiji no kugera ku mucyo w'ukuri. Murakoze cyane rero. Urumva bari abantu bazanye Imana yitwa Demiurge, Imana y'abantu yaremwe, Imana yaremwe, Imana y'inda, Imana abantu batunze, Imana itadutunze, mu gihe twebwe dushaka Imana idutunze.
barishima cyane iyo turi mu cyo bita urungabangabo. Iyo babonye turi mu rungabangabo birabanyura cyane, bakumva ngo umuntu akaba umwisiraheli, umuntu w'umunyarwanda akaba umwisiraheli. Ni ibyo ngibyo baba bashaka nyine, Paul Ntwari masque blanc. Tukaba turi abantu b'uruhu rw'umukara ariko tukiyumva nk'abazungu, tukagira amacakubiri hagati yacu, sibyo? Umwirabura ukanga umuturanyi wawe, ukaba wava hano ukajya gutura ngo umuntu ufite ikibazo, yenda umuntu utabonye ibiryo uri yenda muri Norvège cyangwa mu bihugu by'iyo ngiyo, ngo abone ibiryo cyangwa se akaba ari naho, ariko bikanyuzwa muri buriya buryo bwa bariya, ukumva urashishikaye rwose nta kibazo, ugatanga ayo mafaranga, kandi ukaba waca ku muturanyi wa hano ku irembo ubizi neza ko ari gupfa, ureba ari kwigaragura inzara igiye kumwica. Ibyo bintu birabanezeza ko tuba turi mu bugoryi, tuba turi mu bucucu, tuba turi mu bintu bimeze nk'ubusazi nyine byabugezeho, biba nk'uburwayi, urabyumva? Bakatubwira ko nababwiye ibintu byitwa beatitude, inyigisho nyine zitubwira ko tugomba kubaho nabi hano ku isi. Ibyo bintu ngo biradukwiye, ngo nta kibazo, ngo niko kuntu Imana ishima ngo tuzabaho neza tugeze mu ijuru, urabyumva? Bakakoroshya umutima ku buryo bagukamura, bakagukama, ibintu byose bakabikumaramo, ibintu byose bikagushiramo. Nese murumva ibintu bizahurira, murumva ibintu kuko murumva ariko gushaka kw'Imana yacu ntago bishoboka. Ibintu byose byaremwe n'abantu rero, ndakeka ko bitanatubanisha gutya gusa, ni kubw'inyungu zabo, barabanza bakabona izo nyungu zabo, ubundi twebwe tugasigara dutoratora ubwo busabusa. Mureke rero tujye mu muryo mwiza, sibyo? Tuba abantu bashimwa n'Imana, tuba abantu Imana ishima, natwe tuba abantu bashima Imana. Singo ibyo nibirangira tubone gukurikiza ibindi, kuko tuzaba abantu b'Imana, n'Imana yabaye yacu. Ibyo nta n'ahantu twabihungira, kuko Imana ikoranye natwe dukoranye nayo. Ariko urumva abantu badusohora muri twebwe, bakatujyana muri matrice, bakatujyana mu mucuri, bakatujyana mu mana y'umucuri, Imana y'inda, sibyo? Umunsi rero wari umunsi wa karindwi. Aka kantu ntabwo nari gukomeza n'akababwiye. Karindwi kavuze ikintu cyuzuye. Uyu munsi ukwiye kutubera umugisha, kandi umunsi karindwi mwagiye mubonamo ibintu byinshi. Mureke rero umugisha we kutubera umuvumo, umugisha we kutubera umuvumo. Ibintu twahawe nk'umugisha bye kuba ibintu bivumye, sibyo? Twahawe ubwenge, mureke tubukoreshe, budufashe gutandukanya ikibi n'ikiza, cyangwa ikiza n'ikibi, sibyo? Tumenye ikintu cyatugirira akamaro, twe kubaho mu nyungu z'abandi bantu, tubeho mu nyungu zacu. Kandi Imana, twe kubaho mu nyungu z'Imana gusa, tubeho mu nyungu zacu, Imana ibeho mu nyungu zacu muri twe, natwe tubeho mu nyungu zayo muri yo no muri twebwe, sibyo? Duhuze kuko tuvoma ku muzi umwe. Yesu yaje kugira ngo atwitangire, urumva? Ibitambo byose byari birangiye, ariko baracyashaka ko dutamba, baracyashaka ko tugira. Ubundi mwumva amategeko 10 amategeko 10 yahawe Mose, yavanaga Abisirayeli muri Egiputa bashaka kujya i Kanani. Urumva uri hano muri Egiputa, murabizi Egiputa ya kera na Afurika, kuko yigeze kwitwa Ethiopia, nk'uko yigeze kwitwa Rikebrani. Ibyo bintu byose tuzabireba n'igihe byagiye bibera. Muri Egiputa bahita kwa Satani, bahita iki? Ariko ibyo bintu tugashishikara, amategeko ayoboye bari abantu bajyana i Kanani. None ayo mategeko tukwiye kuyakoresha, nibyo. Ariko si gute ko twebwe ubona turi muri Egiputa? Ibyo bintu byahura gute? Bakubwira kwihana, bakubwira kwitiza, ngo kubatizwa. Bino bintu byose tuzareba ibyo ari byo. Ibi ni ibintu bitujyana mu ijuru, cyane ni ibintu biri mu mategeko yo kutubanisha hano mu isi. Tuzareba ahantu bihuriye, ibyo tugomba gusobanukirwa. Umubatizo tuzamenya niki, kwihana niki, ese ibintu bikurura iki, bivanaho iki, byongeraho iki? Amazi, urumva hari ikintu yaguhinduraho se amazi, kujya mu mazi? Ariko ibyo bakora bo baba babizi, sibyo? Baba babizi.
iyo bakwita izina ry'irinyamahanga nk'izina nitwa ngo dufite umukiza, bakavuga ngo iryo ntabwo ari izina, sibyo? ukuntu babatije abami bacu murabizi, bo mu Rwanda n'ahandi muri Afurika, bakakubwira ko iryo zina atari izina. biriya bintu byose rero bifite ubusobanuro, bufite impamvu zabyo, bifite intego zabyo, kandi ni ibintu tudakwiye gucaho, ni ibintu tudakwiye gusiga inyuma, ni ibintu dukwiye kugenda tubizi kandi bikagenda mu buryo mwiza wo kutwungura ubwenge, wo kutwungura ubumenyi, sibyo? tukabohoka, bikaba mu buryo bwiza bwo kutubora, tukaba turi ahantu babohotse, tukabohoka imitima, sibyo? ntabwo waba uri imbohe, ntabwo waba uri imbata. ibaze gushimishwa no kuba imbata. oya, igihe kirageze bino bintu nyine, kandi byahawe igihe koko. turi muri era nziza, turi muri era ya Aquarius. Aquarius ni era yo kuva mu bujiji, kuva mu mwijima, sibyo? mureke nk'uko Imana yabivuze, bibe nk'uko byakabaye.